Bueno, mi nombre es Alejandro Vero. Nitwa Alejandro Vero, ndi umwe mu bashinze idini rya Maradona. Uyu munsi ku isi habarwa amadini asaga 4,000 harimo n'idini risenga Diego Maradona. Urikanze hamwe tuganire. Hari ibyamamare bitandukanye ku isi byagiye bifatwa nk'imana n'abantu benshi batandukanye hirya no hino ku isi, harimo nka Michael Jackson, umuririmbyi w'icyamamare waba warabayeho mu mateka y'isi, ndetse akabavugwa yuko nta muntu wigeze wamamara nkawe. Ibyo byakurikiranye nuko nubundi hari abantu benshi bagiye bamufata nk'imana basenga ubwabo, ariko nyine nta rusengero ruzwi rumusenga nyine rwaba rwarabayeho ku isi. Si ibyo gusa, hakaba hari n'uwitwa Elvis Presley uzwi nk'umwami w'injyana ya rock and roll, nawe ufatwa nk'imana n'abantu benshi mu isi, kuko nawe yaramamaye cyane mu myaka y'1970. Nawe yarakunzwe by'agahebuzo. Ariko abo bombi nta numwe wigeze ushingirwa idini ngo rifite urusengero abayoboke bagenda bagasenga ku munsi runaka ngo baje kumusenga. Gusa ibyo ngiye kukubwira byo ni gitangaza. Umukinnyi w'icyamamare Diego Maradona wabayeho mu mateka y'isi, uzwi nk'umuhanga waba warabayeho, ndetse yewe akaba yaranatowe nk'umukinnyi w'ikinyejana cya 20, ariko abafana b'uwitwa Pele bakarekarama akaba ari uhindurwa umukinnyi w'ikinyejana. Gusa igitangaje ubu ngubu hari idini risenga Diego Maradona. Iryo dini ryitwa Eglise Maradonienne cyangwa se Maradonian Church, maze mu cyesipanyol ari narwo rurimi ruvugwa mu gihugu cya Argentine. Iryo dini rikitwa Iglesia Maradoniana. Ubwo mu nsengero z'iri dini haba hamanitsemo amafoto ya Diego Armando Maradona, nibatinye no kumanikamo amafoto atamiye itabi mu kanwa, cyane ko naryo yajyaga arebaho. Ni idini nk'ayandi yose nyine rifite abayobozi b'idini, amakorari ndetse n'ibindi. En el nombre de la Tota, Don Diego, y el fruto de su amor, Diego. Igitangaje muri iri dini bajya bananyuzamo bagakora imihango y'idini. Ubwo mu mihango igize iryo dini hakaba harimo no gukina umupira mu rwego rwo kwizihiza akazi Maradona wabo yakoraga, ariko gukina umupira. Itorero ry'aba Maradona, Maradonian Church, ubwo nyine ni aba Maradona nakumwe wumva ko abakristo nyine bitwa abakristo basenga Kristo. Ni igitangaza kubona idini risenga umuntu nyamara atarakoze n'ibikorwa by'indashyikirwa byibura hari kugira ngo byitirirwe nyine kuba yari umuntu w'umutagatifu wakoze ibyiza birenze ibyiza by'abandi bantu bakora. Ariko abantu nyine bakifata bagashyiraho idini rizajya risenga wa muntu nyamara nta gikorwa cy'indashyikirwa yakoze kirenze, kirimo wenda nko kuba yafasha abakene, ndetse na bya bikorwa by'indashyikirwa nyine twe nk'abantu tuzi biranga umuntu mwiza kurenza abandi. Dufatiye nk'urugero mu gihugu cy'Ubuhinde hari imana nyinshi zitandukanye zirimo Krishna, Rama, Sita, Shiva ndetse n'izindi zitandukanye. Abo ni abantu baba barabayeho mu bihe byo hambere bagakora ibintu byiza mu migendere yabo yose, bakabana n'abantu neza, bagirira abandi neza, maze birangira batiswa batagatifu gusa ahubwo biswe ba nyagasani. Kongo bwije no mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa Thailand wasanga bavuga yuko Buddha nawe yari umuntu mwiza wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ariko nyuma yo gupfa akaza guhindurwa nyagasani. Ibyo wenda kubasenga ubishyize mu nyurabwenge wakumva byumvikana koko, kumva ngo Buddha yari umugizi wa neza cyangwa Krishna, Rama, Sita n'abo ngabo bandi nagarutseho, ariko kumva ngo umukinnyi w'umupira w'amaguru yatsinze ibitego byinshi maze nyuma baza kumuhindura imana basenga, akaba ari n'idini ubu ngubu rifite abayoboke benshi cyane barenga igice cya miliyoni mu isi hose. Ubundi ibingibi byatangiye bite? Kugira ngo habe hariho idini risenga umuntu wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru ngo yatsinze ibitego byinshi abitsindira ikipe ye y'igihugu maze batwara igikombe cy'isi, iryo rikaba ari idini ubu ngubu rifite amategeko 10 y'imana yabo nyine uwo mukinnyi w'umupira w'amaguru, ari nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Byaje bite, bitangijwe na bande, bangahe, ryari, hehe? Reba video kugeza ku musozo nibwo uraza gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Marvin ninjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ndetse ukari no kunzugira maze byose byiza bibera hano bijye kugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Abakunzi ba Diego Armando Maradona bakunze kumwita izina D10S. Umuntu ahengekereza agasanga umubare 10 wasimbuye inyuguti ya I na O mu ijambo Dios risobanura Imana. Aho ni mu rurimi rwo muri Espagne, icyesipanyol. Bingibi nyine bisobanuye uburyo ki abafana ba Diego Maradona kubw'urukundo rwinshi bamukundaga rw'indega kamere rwatumye bigeraho bashaka no kumwita Imana. Uretse gato byatangiye ryari? Reka duhere ku munsi wa mbere ubwo byatangiraga.
hari ku itariki 22 Kamena mwaka wa 1986 ubwo igikombe cy'isi cyari kiri kubera mu gihugu cya Mexique. Hari gukinwa umukino wa kimwe cya kane hagati y'ibihugu byombi, igihugu cya Argentine ndetse n'Ubwongereza. Maze witwa Diego Maradona wari umwataka ukomeye ndetse wari uhetse ikipe y'igihugu ya Argentine atsinda igitego cy'umutwe. Oya, ntago cyari cy'umutwe, niko umusifuzi yabibonye. Ahubwo Diego Maradona wari ufite uburebure butari bwinshi cyane, yarazamutse agiye gushyira ku mutwe, yashyiraho intoki maze igitego kijyamo, ariko umusifuzi kutabibona neza yandika igitego cy'ikipe y'igihugu ya Argentine. Icyo gitego nacyo cyasezereye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, maze Argentine ikomeza muri kimwe cya kabiri, yewe ikomeza na finale, maze twari igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1986. Twaramubajije tuti ese wakoresheje ikiganza cyawe, nta n'umwerekanaga za rolanti kiriya gihe, bityo bituma tumubaza. Arangije aradusubiza ati hoya, nagitsindishije umutwe wanjye. Ntekereza ko igitego cya kabiri ari inzozi za buri wese kugitsinda, cyane cyane iyo ukiri mutoya. Icyo gitego twagitsinze Ubwongereza nabihamya, kuko zari inzozi zibaye impamo, ndetse akaba niyo mpamvu nkizihiza cyane. Ndakeka igihugu cyose cyaracyishimiye ndetse kiracyanibuka icyo gitego. Guhera icyo gihe bahise bavuga bati the hand of God, ikiganza cy'Imana kirabikoze, kubera yuko nyine iyo hadatsindwa icyo gitego hari nta nubwo ikipe y'igihugu ya Argentine yari gutwara icyo gikombe cy'isi cy'uwo mwaka. Icyo gihe byahise bitangira kuvugwa ku isi hose, bavuga bati dore igitego cy'ikinyejana, ariko bwari uburyo bwo kuninura, bavuga bati igitego cy'intoki gitumye ikipe runaka ikomeza bigeza no ku rwego rwo gutwara igikombe cy'isi. Uzi ibyo bimaze kuvugwa, abafana b'ikipe y'igihugu ya Argentine ntacyo bari bibabwiye, kubera yuko bari kuvuga bati igitego cy'ikiganza nyine kirabidukoreye, dutwaye igikombe cy'isi, ishema ry'igihugu cyacu. Diego Maradona arabikoze. Diego Maradona niwe wacu, niwe Mana yacu, nta n'ikindi twavuga, cyane ko nyine icyo kiganza cy'Imana niwe wari nyiracyo. Kuri uwo mukino mu mwaka wa 1986 ku itariki 22 Kamena ubwo ikipe y'igihugu ya Argentine yahuraga n'Ubwongereza, Diego Armando Maradona yahuriye mu kibuga n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ukina hagati mu kibuga witwa Steve Hodge, maze bagurana jezi. Byibura ako kantu niko yabashije kumukuraho. Uzi impamvu mbivuze gutyo se? Iyo jezi ya nimero 10 ya Diego Armando Maradona nka jezi nyine yari yambaye ku munsi bibwagaho bikomeye cyane, yesi ijyanwa kubikwa mu nzu ndangamurage iherereye i Manchester. Ikaba ari inzu ndangamurage y'ibinyamateka byose bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru, maze iyo jezi ibikwayo. Ejo bundi mu mwaka wa 2022 iyo jezi yashyizwe mu cyamunara, maze igurishwa arenga miliyoni 7 z'amayero. Reka twigire ku idini risenga Diego Armando Maradona. Ryatangiye mu mwaka wa 1998 ku itariki 10 Ukwakira, ritangiriye Rosario mu gihugu cya Argentine. Ubwo ryari ritangijwe n'abafana batatu ba Diego Armando Maradona, aribo Hector Compomar, Alejandro Verón ndetse na Herman Amez. Bose uko ari batatu bahuje umugambi, maze bose bemeza yuko bagiye gushinga idini risenga Imana yabo, kuko nyine kuri bo byari birenze kwitwa umukinnyi w'ikipe y'igihugu yabo, maze bararishinga. Idini ryahise ritangira kugira abayoboke benshi cyane, yuko Diego Maradona yari afite abafana hirya no hino mu gihugu cya Argentine kandi benshi cyane, ariko akaba yari anabafite hirya no hino mu isi. Ubwo byahise bituma rinaguka rigera hanze y'imbibi z'igihugu cya Argentine, rigera mu bihugu bitandukanye birimo nka Espagne, Ubutaliyani, Ubwongereza, Scotland, Buyapani, Afghanistan, Peru, Brazil, Chile, Mexique, Uruguay ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo muri ibyo bihugu byose havuyemo Argentine, igihugu gifitemo abayoboke benshi b'idini risenga Maradona. Ni igihugu cya Espagne kirimo abayoboke b'iri dini basaga 9,000. Ngaya amategeko 10 agenga iri dini risenga Diego Armando Maradona. Itegeko rya mbere: umwana wawe w'umuhungu wa mbere uzamwite Diego. Irya kabiri: mu mazina yawe hagomba kuzamo izina Diego. Irya gatatu: uzamamaze kandi ukwirakwize amahame y'idini rya Maradona. Itegeko rya kane: ntugafate Diego nk'aho yakiniye ikipe iyo ari yo yose. Irya gatanu: uzubaha insengero aho Diego yakiniye ndetse n'umwambaro we wera, ubwo haba havuga uwo yambaraga ari gukina. Itegeko rya gatandatu:
uzakwirakwiza amakuru y'ibitangaza Diego yakoze ku isi hose. Itegeko rya 7, ujye uhora urinda umwambaro w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Itegeko rya 8, jya ugaragaza urukundo ukunda Diego Maradona ndetse n'ubwiza bw'umupira w'amaguru. Itegeko rya 9 riravuga ngo umupira ni uwera. Na itegeko rya 10 rikavuga ngo umupira w'amaguru uri hejuru ya byose. Ngaya amategeko idini ryitwa Iglesia Maradoniana cyangwa se Maradonian Church rigenderaho idini risenga Diego Armando Maradona. Ibyo byose byiyongeraho no kuba bafite igitabo cyitwa icyera cyagereranywa na Bibiliya, cyitwa n'ubundi rya zina yitwaga rya DTNS. Ubwo iryo 10 riba risimbura nimero yambaraga ku mwambaro w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Idini risenga Diego Maradona ryashinzwe mu mwaka w'1998 ku itariki 30 Ukwakira, ubwo Diego Maradona yari afite imyaka 38, maze rishyirwa ahagaragara nk'impano y'isabukuru ye yari agejeje icyo gihe y'imyaka 38, kuko n'ubundi iyo tariki ya 30 Ukwakira niyo yavutseho, ubwo hari mu mwaka w'1960. Ubwo Maradona nawe atarapfa yajyaga anyuzamo akazenguruka mu nsengero z'iryo dini rimusenga, maze bakamupfukamira nk'umwami. Rihuye cyane n'idini rya Kiliziya Gatolika, iri dini ry'aba Maradona nabo babatiza abana b'impinja, bakabatiza umubatizo wo ku gahanga neza nk'uwa Kiliziya Gatolika. Iryo dini rya Maradonian Church risenga Diego Maradona na n'ubu riracyariho, nubwo Maradona yapfuye ku itariki 25 Ugushyingo umwaka wa 2020. Dushingiye ku byifuzo byanyu bitewe n'ibyo mwatubwira muri comment mu kiganiro gikurikira iki ngiki, twazaganira ku idini ryitwa Byinshi Mass, rifatwa nanone nk'irisenga Beyonce, umuhanzikazi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Niba iyi video wayikunze kanda like, ubundi utange ibitekerezo byawe muri comment.